Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Nshuti bene data mukurikira ibi biganiro bya Saveur Divine, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro ya Yesu nabane namwe. Ndizera yuko muguwe neza aho muri hose, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Uyu munsi wo kuwa mbere bafitiye itangazo, ntabwo ndi bubahe inyigisho nk'uko bisanzwe, ahubwo nje kubamenyesha yuko ibi biganiro byacu bya Saveur Divine bizaba bihagaritse kugeza ku itariki 20 z'ukwa 12. Tugomba gufata umwanya wo kuba imbere y'Imana, umwanya wo kuba mu ijambo, tukongera tukavoma ayandi mavuta yo gutuma tuzarangiza uyu mwaka neza, tuzatangira uwundi mwaka twambitswe izindi mbaraga. Kandi ni byiza yuko buri munsi dushobora kubaha iri jambo, natwe dufite izindi mbaraga twakuye mu kwihererana n'umwami wacu Yesu. Uyu munsi rero niryo tangazo mbafitiye, ariko mbere yuko dutandukana kuri kubw'icyo gihe gito, yandagira ngo dufatanye gusenga. Turaza gusenga, ariko mbere yo gusenga reka mbahire ijambo navuga ko ari iry'urufunguzo. Turibona mu Befeso 2 handitse ngo, kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Imana ishimwe cyane, ngo Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi nyinshi yaraduhinduye, yatugiriye neza, yaduhinduranye bazima na Kristo. Imana nishimwe cyane. Wowe rero ukurikira, niba ufite akanya, nagusaba tugasenga twese, tugasengera iki gikorwa, tugasengera imitima yumva iri jambo, kugira ngo iyo mitima ihinduke, iyo mitima yakire Yesu Kristo, abataramwakira bamwakire. Nukuri twese twagura ubwami bw'ijuru dufatanyije. Reka rero dusenge mu izina rya Yesu. Data twese wo mu ijuru, ndagushimiye cyane, ciye bugufi hamwe na mwene data uri kunyumva, buri wese wifatanyije nanjye muri aka kanya. Duciye bugufi tukuzaniye uyu mwanya twinjiyemo mwiza wo gusenga. Turasenze ngo abatarakumenya nibamara kumvira ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'ubwami, bazakwizere, wakire Yesu Kristo, bamwakire nk'umwami n'umukiza wabo. Ndetse nibamara kukwakira, bashyirweho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera twasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura. Ndagushimiye Mwami kubw'agakiza n'ubutumwa waduhaye, kugira ngo tubwamamaze mu isi yose, kugira ngo twagure ubwami bw'ijuru. Data, nsengeye buri muntu wese uzumva ubutumwa atarakumenya, uzamwihishurire. Umwuka Wera w'imbaraga aherekeza amajwi n'amagambo yose avugirwa aha,
maze uwumvise yongere yumve kurushaho ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine. Ndinginze mwami wanjye kugira ngo buri wese, haleluya, ndinginze kugira ngo uzumva buno butumwa azamenye yuko uwadutumye ari Yesu Kristo. Haleluya. Ndakwinginze kugira ngo ubahe kwitondera rino jambo ryawe, kandi bamenye ko ibyo tuvuga bituruka mu ijambo ryawe ryonyine. Papa, twarakubahishije, ni ukuri nta wundi twavuze, nta wundi twashyize hejuru. Kuri iyi shene ya Saveur Divine dukora umurimo wawe wonyine, nta dini rinini duhagarariye, nta torero runaka duserukiye ubwami bw'ijuru bwonyine. Haleluya. Data wa twese uri mu ijuru, icyifuzo cyacu ni uko ubwami bwawe bwakwaguka. Komeza udushyigikire Mana. Data wera, sabiye ubu bwoko ngo burindwe muri iki gihe gikomeye twasohoyemo. Isi irashaje ni ukuri. Iyi si ntabwo ishaka kukumva. Iyi si ntabwo igishaka izina ry'Imana. Izina ryawe bari kuryirukana hose. Biratwereka ko igihe cyegereje. Ni ukuri mwami wacu, turabibona yuko Yesu Kristo ari hafi kuza. Ari hafi kuza kuzamura umugeni we. Igihe kiregereje. Niyo mpamvu nsabiye umugeni wawe Mana ngo arindwe kandi akomeze kwiyeza. Komeza weza umugeni wawe. Komeza wiheshe icyubahiro mw'iri jambo Mana. Uriherekeze. Twese utweze. Twese twezwe, kwereshe ukuri kw'ijambo ryawe. Ijambo rimbwira ko ijambo ryawe ari ukuri. Komeza ubane natwe. Komeza wiheshe icyubahiro muri zino nyigisho zatanzwe. Reka mwami abaryumvise bose bahinduke. Reka mwami twere imbuto z'abakwakiriye, imbuto z'abakiriye umwami Yesu. Reka imbuto z'umwuka wera ziduherekeze mu buzima bwacu bwose. Icyubahiro cyose gikomeze kikugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Amen.